nibaza impamvu Imana yabahaye ubwonko n'umutima, kubera ko igifu cyonyine cyari kibahagije. Bafite ururimi rutyaye, ni intyoza mu kuvuga, ariko ibyo bavuga n'ibyo bakora wabinyuza mu nyurabwenge y'ubwonko ugasanga bidahita, wabinyuza mu bumuntu bw'umutima ugasanga bidahita, ariko wabinyuza mu nzira z'amaco y'inda bigatambuka. Umuntu akaba yakwibaza impamvu Imana yabahaye ubwonko n'umutima, nyamara igifu cyonyine cyari kibahagije. Bagendesha kandi bagenzwa n'igifu, bavugira kandi bavugishwa n'igifu, batekereza mu mirongo y'igifu. Nibaza impamvu Imana yabahaye ubwonko n'umutima, igifu cyonyine cyari kibahagije. Yewe Imana igira ubuntu, nihabwe ikuzo.